Bamwe mu bakristo bo kuri katedrali yitiriwe Mutagatifu Andrea bavuga ko bashimishijwe no gutaha iyi kiliziya. Iyi kiliziya izadufasha gushengerera Imana. Nta kindi tuyishakaho ni ugushengerera Rugira waturemye akadukungahaza. Twabyakiriye neza cyane kuko iyi paruwasi ivuye mu maboko y'abakristo ba diyoseze ya Kibungo. Nashyizeho amaboko yanjye, ndi umukecuru nanamugaye ariko nitanze ku bw'amaboko kubera Imana. Rero ndashimira ko nanjye nashyizeho amaboko kuri iki gikorwa. Nishimye cyane, navuze ngo mbega ibyishimo tuzagira, tuzataramira Imana turi kumwe n'umucunguzi we, dushimira Imana. Musenyeri wa diyoseze ya Kibungo yashimye uruhare abakristo bagize mu kubaka iyi kiliziya, maze abasaba kujya bavuga inkuru nziza bimakaza urukundo aho batuye. Turi amatafari mazima rero Kristo abumba ngo twubakemo kiliziya kubw'ijambo rye n'amasakaramentu, kandi sima ihuza amatafari ngo yubake kiliziya n'urukundo Kristo yateye imitima yacu, nirwo ruduhuza mu kiliziya kugira ngo twubake kiliziya nzima abereye umutwe. Ni kiliziya yuzuye itwaye miliyoni zirenga 400 z'amafaranga y'u Rwanda, ikagira umwihariko wo kuba ibikoresho biyigize ari ibyakorewe mu Rwanda nk'amakaro y'uruganda rwa East Africa Granite Industries rwo mu karere ka Nyagatare. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yashimye uburyo kiliziya yahisemo gukoresha ibikoresho byakorewe mu Rwanda. Twishimiye ko kubaka katedrali ya Kibungo hazirikanywe gahunda ya guverinoma yo guteza imbere iby'iwacu twita Made in Rwanda. Mwabivuze ku bijyanye n'ibikoresho byubatse inzu ndetse ko byanaguzwe no muri iyi ntara twishaye mu uyu munsi. Muri byo harimo amakaro twese twabonye meza cyane akorerwa hano muri aka karere ka Nyagatare, mu karere ka Nyagatare hano hafi, ari muri intara y'Uburasirazuba. Urwo rukaba ari urugero rwiza mu bijyanye no kwishakamo ibisubizo no guteza imbere ibikorera iwacu. Minisitiri w'Intebe kandi yasabye idini Gatolika diyoseze ya Kibungo gushyira imbaraga mu gukemura bimwe mu bibazo bigoye umuryango nyarwanda. Amadini n'amatorero akoresheje neza icyizere abakristo bayafitiye yarwanya ku buryo bugaragara bimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda, birimo amakimbirane mu ngo. Ibyo Musenyeri yabikomojeho ndetse na Padiri mukuru. Ibindi bibazo nk'iby'abana bata amashuri, isuku nke mu miryango cyangwa ku mibiri yacu, kunywa ibiyobyabwenge, kutitabira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza iyo twita mutuelle de santé n'ibindi. Ibirori byo gutaha katedrali yitiriwe Mutagatifu Andrea byitabiriwe n'abepiskopi bakuru mu idini Gatolika, inshuti z'idini Gatolika zaturutse mu yandi madini ndetse na bamwe mu bagize guverinoma. Abakristo bo mu itorero Gatolika ahangaha muri diyoseze ya Kibungo barishimira ko iyi kiliziya yuzuye izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abakristo barenga 2,000. Ibi bikazabafasha kunogerwa n'isengesho mu gihe bazajya baje gusenga. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Ingoma.